Hello my people, mumeze mute nshaka garutse nanone mbifuriza ukwezi kweza kwa gatandatu. Uyu munsi mbazaniye iki munsi nje kubabwira kuri filime nshyashya trend yasohotse yitwa Sinners. Ni filime yakinwe n'urambo bita Jordan B. Niba mbyibuka neza niba ariko yitwa. Ora wakinnye za Black Panther. Ni filime yakinnye ariko banzira aka kana. Iyo ushaka umugore umugumana ufata ururimi rwawe ukaharigata apana cyane kandi apana gahoro kandi ushyira umuvuduko mwinshi cyane. Icyo gihe nta hantu yagucikira nimba urwo rurimi urushyira sinzi ibintu ari kwigisha umwana wa pasiteri. Uyu mwana rero aba ari umuhanzi ukunda gucuranga ariko akunda gucuranga mu rusengero adacuranga mu tubari. Afite impano yataye gusa afite ababyara b'ibimanga baba baragiye mu mijyi iteye imbere bakazaguruka mu cyaro baje gukorera amafaranga aho ngaho bakamugira inama y'uko bamujyana baba bari gufungura akabari akabafasha gucuranga bakinjiza ibiceri. Ubwo baraza bagakusanya timu bagatangira kwegeranya abantu kugira ngo bagende baze kwatwika iryo joro. Gusa ako kabari bagiye gufungura abagiye hamwe ibindi bibazo abantu baba baragiye basiga kera aba bagiye bata. Ni agafilime keza nyine wareba. Gusa main story irimo ni ukuntu ubuhanzi cyangwa indirimbo zishobora kuafekta ubuzima rusange bw'abantu kuko baba baririmba bigakurura imbaraga ngo z'igihe kizaza n'igihe cyashize, bigahuza abo mu gihe kizaza nabo mu gihe cyashize. Kuko muri icyo gihe hazaramo n'abantu b'amavampire. Filime depending kwa amavampire ahitaza. Hari vampire bari bashaka kwiyungana n'inshuti zaryo cyangwa nabo mu muryango waryo. Rikumva umwana ari gucuranga ninjoro, rikumva ngo indirimbo riri kure cyane, rikamvira mu birometero, rikafite umwanzuro wo kuza kureba umwana. Icyo kimuzana bagahangana n'abantu riba rikuruma ugahita uhinduka nawe vampire. Gusa ni agafilime keza kari trend 2025 ushobora kuyireba niba wikundira filime zirimo itonto tw'ibyikanga ukuntu, kubera ko hazamo ako kantu ko kuzamo amavampire. Udakunda ibintu nk'ibyo biteye ubwoba sinkugira inama yo kuyireba. Hari utundi dufilime twinshi wareba kuri website yacu www.oshakuru-films.com. Komeza kuenjoyinga aka gafilime kari trend 2025. Filime igezweho bayita Sinners. Ushobora kureba n'izindi filime nyinshi, hariho nitwa 14 of Youth nayo ni filime nshyashya. Hari amafilime menshi abasobanuzi batandukanye. Junior Giti yagarutse. Keep enjoying. Mukomeze muryoherwe n'agasobanuye. Imana ikomeze kubarinda dore muri video itaha.